washatse ahantu tugura utudazi tukara ko tumaze tukarya. Sigo ndabona he boutique ahangaha. Gerageza. Mbino mushakira ndaba wicaye kuzizana. Nadia se. Nadia katinze mana we. Ese yababaye iki? Nadia! 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 Karam. Babona message koko. Nategereje narahebye. Ubuzima sinacura gukomeza gutyo. Olese. Wabo mama. Ntabwo yari yakwishura bwa bugore wamugurishije ntabwo yigeze akwishura. Ngiye kazayazana aherutse kuma 500 gusa. Mama. Ariko biko bana. Ariko. Kiza muri buno. Sim. Toma. Ibyo byose ni ukubiharira Imana.
kwihangana nta kundi kuntu twabigenza. Ayiga manu wadufashije koko ukadukura muri ibi bibazo. Reka nze tubiharire Imana wenda bizakunda. Ubundi batsinze kugira abantu byo kujya banishyura ni gute itariki zigera ahangaha kuri banishyura murayampa. Yesu dore na nyine ibyo ndabaje. Koko se Amakuru yanyu Makuru ni meza. nadi biti Ni byiza. amakuru yanyu. Ese ko mbona ufite agahinda gakabije bimeze bite? Nadi habaye iki? Ibibazo ni byinshi kuri twe. Ibihe bibazo muri uyu muyaga mwicaye hanze mujya kwicara mu nzu basi? Nawe ntacyo utabona pe. Si byiza, ntabwo ari byiza rwose, ntabwo ari sawa. bari burahari ko Turaho. yego None se ni ibihe bibazo mufite? Imana we sinukuzabira ndikubwira koko ibibazo dufite byinshi kabana. Ni ibihe bibazo mufite ko mutambwira? Wa mubyeyi wese ugize amafaranga yawe kuyabona imyaka Ugize ngo iki? no kugira mubyeyi we byagoranye kuko batugiriye impuhwe. Ntabwo mbyumva neza. Rwose niko kuri pe. Simbyumva. Ayigamana Mugomba kumpa amafaranga y'inzu. Ntabwo nubiramo ubusa. Ngiye mu minsi 2 ndabanyaga. Niko gahinda mufite rero? wa mubyeyi Niko gahinda mufite? wagiriye ikigomo koko. Ibyo mubyibagirwe, mugomba kumpa amafaranga cyangwa muga sohoka. Watugiriye ikigomo koko. Nadi ko mbona mu gitondo mubyuka mugenda, nta mafaranga mujya mubona. Amezi abaye angahe? 2. Nawe urabona ko ubuzima bwanze. Ntabwo nubatse inzu umujye muzibera. Nanjye byaramvunye. Nadi ira musaza wawe murebe, niwe ujya uyabika amafaranga babaha, niwe ujya uyabika amezi 2 yose. No. Impuhwe mukumpa amafaranga cyangwa mugasohoka mu nzu. Ngiye mu minsi 2 ndabanyabonye. Nibyo byabicaje hanze agahinda, mugomba kumpa amafaranga cyangwa mugasohoka. Ariko nawe urabizi ko nta kuntu mba Uburyo mwayabona ntabwo reba. Ugera na musaza wawe mu kazi agushakira akazi ukishakira, ntabyo nzi. Ujye udizimira ibintu koko mani.